Hari uburyo butanu umubiri wawe uba ushobora gukoreshwa ndetse no kugenzwa igihe cyose uba umaze kuva ku isi. Muri ubu buryo butanu, ubwa gatanu bwanteye ubwoba. N'ubuzima ni urugendo twese duca kuva mu bwana kugeza dupfuye. Gusa iyo dupfuye nta n'umwe mu bapfa uba uzi ngo bazamukorera iki cyangwa se umubiri we bazawukorera iki nyuma yo gupfa kwe, ari naho ibintu noneho biryohera. Dukorerwa iki nyuma yo gupfa? The 5 funeral methods in the world, which one can... Nitwa Samuel Mugisha. Dore ubu ni bumwe mu buryo ushobora kuzashyingurwamo igihe uzaba wapfuye, gusa uburyo bwa gatanu bwo bwanteye ubwoba. Buteye ubwoba cyane, ntibuze kugucika. Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarayikora, ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ikaze. Buri gihe uburyo umuntu bahitamo kumushyingura bishingira cyane ku myemerere y'abantu, imigenzo, imico n'ubushobozi. Ubushobozi bw'amafaranga. Ni ubuhe buryo bwiza wahitamo ko bagushyinguramo? Ubu ni bumwe mu bwoko butanu bashyinguramo abantu bapfuye, ndetse na bimwe mu byiza n'ibibi bya buri bwoko muri bwo. Ubwoko bwa mbere, gushyingurwa bisanzwe bya kera. Bivuga ko umubiri w'umuntu wapfuye umanurwa muri metero nibura 2 ujya hasi mu kuzimu. Umubiri ugashyirwa mu isanduku ubundi bagataba. Hano umubiri uhita utangira kura mu minsi mike cyangwa se mu mezi. Inkuru yawe abakwibukaga, ubwo tukajya twongera kukwibuka bitugoye. Bo ni bumwe mu buryo bwo gushyingura bwiza urebeye ku mico y'abantu, ndetse budahungabanya imyemerere ya benshi ku byerekeye iherezo ry'ubuzima. Uretse ibyo, ni uburyo bwemerera abawe kujya bagusura uri ahantu hafatika. Kukwibuka no kukunamira biba bishoboka, ibintu bitanga umunezero ku bawe. Abemera Imana benshi bemera ubu buryo bwo gushyingura. Ni uburyo butinza cyane ukubura k'umubiri, ku buryo abantu bakoresha n'isanduku isa n'ifunguye cyangwa se ifite ikirahuri, ku buryo abantu bakureba mpaka agahinda gashize iyo babishaka. Dore bimwe mu bintu bangira cyane ubu buryo bwo gushyinguramo. Igiciro kiri hejuru. Ubu ni uburyo bushobora guhenda kuko hazamo ibintu byo kugura imva cyangwa se ubutaka, isanduku, imiti n'amafaranga yo gushyingura. Mu bihugu byateye imbere ho imibiri bashobora kuyitera n'imiti ku buryo banashyingura muri casquette cyangwa se isanduku, akenshi itabora ku buryo n'umubiri kubora bitinda. Ni ibintu bihita bizamura igiciro cyane, ndetse bikaba ibintu bitinza ukubora k'umubiri nawo, abantu bakaba babasha kubona uwabo by'igihe kirekire paka agahinda gashize. Ubu buryo butwara ubutaka ni ibintu bitoroha cyane mu bice bituwe n'abantu benshi kuba babukoresha. Amasanduku nayo atwara imitungo kamere nk'ibiti. Niyo mpamvu ari abantu bahitamo uburyo bwa kabiri bwo gushyinguramo bwitwa cremation cyangwa se cremation, aho umubiri waba bagomba kuwutwika. Umubiri barawutwika ku buryo uhinduka ivu bwite neza ukabivu. Ubushyuhe burenga 6000 degrees Celsius. Ivu baribika mu ivaze, ubundi umuryango ukajya urisura. Rishobora kunyanyagizwa nko mu mazi menshi, ariko kandi ni ivu ryashyingurwa. Bimwe mu byiza by'ubu buryo bwo gushyingura ugereranyije n'uburyo twahereyeho bwo gushyingura bisanzwe, ubu buryo bwo butwara amafaranga make. Nta sanduku, nta muti, nta mva yo kugura. Akenshi nta muti uterwa umubiri keretse byonyine igihe ba nyirawo baba bakeneye kubanza kumara igihe runaka bawusura. Nta mva gusaba, ni amafaranga make gusa. Ivu ry'umubiri ryoroha cyane kubikwa kuko nta kirenze risaba usibye igikombe cyangwa se ivaze. Waribika mu rugo kuko umuntu wawe aramutse yapfuye uba wabasha kumuvana i Kigali mu gitondo isaa 3:30 ukaba umugejeje ku Gisenyi, ibintu bituma uwawe ubasha kumwimukana no kumwibuka bihoraho. Ni uburyo bworohera cyane ibidukikije, nubwo bukoresha ingufu gucanira no gutwika, gusa nta butaka butwara ndetse nta binyabutabire bikoreshwa ugereranyije na bumwe bwa mbere twavuze. Buroroshye gukorwa kandi burihuse, gusa abantu bamwe ntibasiba kubutera amabuye kubera nko kugendana umuntu wawe mu ivaze. Nk'iyo rimenetse biba birangiye. Nta buryo wabika iryo vu nk'uko ryari mu ngano yaryo nyaryo, bivuze ko ibice by'umubiri wawe byanga bikunda bisigara hasi niyo ryameneka ukagerageza kuriyora n'ivu.
ni uburyo bukoresha ibicanwa byinshi kandi byanduza ikirere. Abantu bamwe bizera ko igihe cyose umuntu wabo atari ahantu hafatika, ahari bifatika, agaciro ke biba bimeze nko gushinyagurira umurambo, bigatuma bamwe banga ubu buryo. Amadini amwe n'amwe ntabwemera. Niyo mpamvu hari abahitamo uburyo bwitwa green burial. Ni uburyo bwa gatatu. Umubiri w'umuntu ushobora gushyingurwa hafitwe intego yo kugabanya ubwandu bw'ibidukikije. Uko bikorwa, umubiri uba ugomba gushyingurwa mu butaka nta kindi bawukoreye. Icyo bawushyinguramo iyo abaye ari isanduku, igomba kuba nayo ari isanduku ibora mu gihe igeze mu butaka. Nyuma y'ibihe, igiti kiba kizamera aho hantu washyinguye iwawe, cyangwa se wanakihatera hari cyo kiba urwibutso. Igiti cy'inganzamarumbo kizamera bene aho hantu wamushyize, kizakura maze gishishe, dore ko umubiri w'umuntu aba ari ifumbire yigendera. Nuko kiba urwibutso rw'umuntu wawe cyangwa se rw'umuntu wabuze. Ni uburyo bwo gushyingura bushyigikira cyane ibidukikije n'ubuzima bwabyo, cyane ko ibikoreshwa byose mu gushyingura n'umuntu bwe bibora bikabera ifumbire ibimera. Ubishaka washyingura ahantu uwawe wapfuye, ubundi ukahahinga ibishyimbo cyangwa se igiti cy'umwembe. Ubundi nyuma y'imyaka mike cyangwa se amezi, ukazaba urya ku biribwa imbuto zafumbiwe na sogokuru wawe. Benshi banemeza ko ari uburyo bujyanye cyane no gushaka kw'Imana, kuko n'Imana ubwayo ivuga neza ko umubiri uzasubira aho wavuye, aho ngaho nta handi ni mu butaka. Ni uburyo budahenze, nta bintu byinshi bisabwa. Bamwe mu bantu bemera cyane isano dufitanye n'ibidukikije babukunda kubi. Ubutaka ntabwo bukoreshwa nk'ubushyinguro muri ubu buryo, ahubwo wanahingamo. Akenshi umubiri bawushyira mu kintu kimeze nk'igishishwa cy'igi. Gusa hari ibintu bibi benshi bangira cyane ubu buryo, cyangwa se badasiba gushinja ubu buryo bwo gushyinguramo. Ubu ni uburyo butaragera ahantu henshi ku isi. Ni uburyo budashobora kwemerera umuntu kujya areba uwe wamusize by'igihe kirekire nk'uko bisanzwe. Abantu bamwe bibatwara igihe kirekire ngo biyakire. Bivuze ko kuzapfa kubyakira umuntu wawe yaramaze kubora ku munsi wa mbere biragoye. Nyamara mu buryo busanzwe uba wabasha gutera umubiri wawe imiti ituma utabora ku buryo atinda kubora, ukaba wabasha kumureba mu gihe cy'imyaka cyangwa se cy'ibinyagihumbi. Hari ubundi buryo bashyinguramo abantu butangaje, ubwitwa mushroom burial suite cyangwa se infinity burial suite. Umubiri ushyingurwa mu kimeze nk'ikoti, gusa rikaba rifite icyororo cyangwa se umurama w'ibihumyo, ariko nanone bagashyiramo udukoko dufasha kuboza umubiri vuba vuba. Umubiri urabora, uburozi udukoko tukaburya, ubundi umubiri ukagaruka ku isi ku butaka waramezemo ibihumyo. Ubishoboye yanabirya. Dore ibyiza abantu bakundira ubu buryo: umubiri n'uburozi buwusohokamo nyuma yo kubora buribwa n'udukoko, kandi umubiri ubora vuba cyane byihuse. Ubutaka ntabwo butakaza ubuziranenge. Abantu bashyigikira ibidukikije n'ubuzima bwabyo babukunda kubi. Benshi babukundira ko ubuzima bushyashya bw'uwapfuye buzukira mu biribwa nk'ibihumyo ku isi. Ubutaka ntibwibasirwa cyane, gusa abantu bamwe bibagora kubwumva no kubwemera. Kumva ko udukoko tugiye gutangira kurya umubiri w'uwawe ukimara kumusiga mu butaka, abantu bamwe bibakura umutima. Gusa ni uburyo buhenze, kuko kimwe twavuze kimeze nk'ikoti dushyiramo umubiri cyongeraho amafaranga ku giciro cy'ikiriyo. Ntaho biba bihuriye no gushyira mu butaka gusa kurambikamo. Abashakashatsi barakiga koko ngo barebe niba uburozi udukoko tubukura mu butaka neza nk'uko bivugwa. Udukoko tuba twashyinguranywe n'umurambo. Uburyo bwa gatanu mu buryo butandatu turakomozaho uyu munsi ni ubwitwa cryonics. Cryonics ubu ni uburyo bukoresha tekinoloji ihambaye, gusa ntabwo buteye ubwoba nk'uburyo bwa nyuma turi busorezeho. Umubiri urakonjeshwa koko, ku bukonje buri hasi cyane. Ibi babikora bizera ko ejo cyangwa se ejo bundi mu myaka izaza ikoranabuhanga ryazavumburwa rikaba ryabasha kubazura cyangwa se kubasubiza ubuzima abawe bapfuye, cyangwa se mu kimwe bakazabasha kumenya icyisha abo bantu kera igihe bidakunda. Nibyo koko, uramutse wakundaga umuntu wawe wapfuye ukaba wumva wazakenera kongera kumuzura agasubirana ubuzima, wamubika yumishijwe hakoreshejwe ubukonje kugeza igihe ikoranabuhanga rizabonekera, hanyuma buma bikaba byabaye.
umuntu akazuka nk'uko Yezu yazuye Lazaro. Gusa iyo ushaka kumushyingura nyuma yo gukonjeshwa agahinduka urubura, umuntu wawe arajegezwa ku rusaku rwa vibration ku rwego rw'ijwi, ubundi agahinduka umusenyi, naho ukabika ibyo ngibyo. Dore ibyiza by'ubu buryo. Cryonics, abantu bagumana icyizere ko bazasubiza ubuzima ababo babasize. Abashakashatsi bizera ko bazavanaho urupfu bafashwa cyane n'ubu buryo, cyane cyane mu kubika imirambo yo kuzifashishwa. Gusa ni uburyo buhenze butwara amafaranga menshi, amagana y'ibihumbi by'amadolari y'Amerika. Abantu benshi ntibabubasha, nubwo imibiri bayibika bagamije kuzayisubiza ubuzima. Gusa nta gihamya na kimwe kigaragaza ko ibyo bintu bishoboka koko. Ni ibikabyo cyangwa se amagambo adafitiwe gihamya. Abantu benshi ntibasiba kubijyaho impaka. Ibibazo amagana bidafitiwe ibisubizo, abantu benshi barabyibaza. Ni uburyo busaba cyane ubundi buryo bwo gukomeza kubika umubiri no kuwitaho. Bufite imbogamizi kuko ntabwo uba wizeye ko amafaranga n'uburyo bw'ubukungu bwawe buzahora bukwemera kubika umuntu wawe. Tekereza nko gukomeza kubika umuntu hakoreshejwe uburyo bw'ubukonje, ejo cyangwa se ejo bundi amafaranga akagushyirana. Byatuma umuntu rwose agahinda kamwica cyane ku basigaye. Mu by'ukuri ubu ntabwo ari uburyo bwo gushyingura cyane ko nta kiriyo kibaho. Ni uburyo bwo kurinda no gukwepa urupfu aho kurwibuka. Gusa ibyo ntabwo biteye ubwoba n'inkeke nk'uburyo bwa nyuma, aribwo sky burial, gushyingura ku gasozi cyangwa se mu kirere. Muri ubu buryo umubiri w'uwapfuye uba ugomba kuribwa n'ibisiga cyangwa se inkongoro. Abenshi mu bizerera mu myizere ya Buddha, cyane cyane nk'abantu bo mu gace kitwa Tibetan cyangwa se Abatibetan, rwose ubu ni uburyo bakunda kubi. Impamvu babukoresha iraza kugutangaza. Umubiri w'umuntu wapfuye bawutwara ku gasongero k'umusozi bakawuhuza n'ubutaka ku buryo nyine uba ukora ku butaka neza. Ubundi inyoni zirya ibyapfuye nk'inkongoro zikarya, bakabikora kubera imyizerere. Ariko nanone baba bumva ko uwapfuye agirira umumaro izindi nyamaswa cyangwa se ibiremwa. Inyoni nyine, inkongoro. Muri Tibetan babona umubiri w'umuntu nk'ikidebe cyangwa se ikintu kiba cyasigayemo ubusa nyuma y'uko ubwenge na roho ye bimuvuyemo. Ubwo rero nta mpamvu yo kumubika. Bituma bawuhereza inyoni zirya ibyapfuye nk'inkongoro, nk'igikorwa cy'urukundo no kugira neza. Guhereza ibindi binyabuzima ibiribwa bibutunga none aho kubipfusha ubusa tubishyira mu butaka, ni uburyo bujyanirana cyane n'imyemerere ya Buddha y'uko ubuzima bwose bujye bugira ahantu buhurira. Ejo urya ingurube nawe ejo inkongoro ikakurya. Bizera ko guhereza umubiri inkongoro uko ziwujomba umunwa ziwushwanyaguza, roho ye imusohokamo byoroshye ku buryo biyoroheza cyane urugendo rwo kujya mu ijuru. Nko muri Tibetan bagira ubutaka bwumye kandi bw'urubura, kandi ibiti byo gutwika imibiri ni hafi ya ntabyo, ntabibayo. Bashyira uwapfuye ku musozi ku karubanda, ubundi isi igakora ibyayo. Nta butaka bwo gushyingura bukenerwa cyangwa se imva, cyane nk'abantu baba mu misozi nka Himalaya. Nta miti cyangwa se ibinyabutabire bikoreshwa, ndetse ugereranyije n'uburyo gakondo bwo gushyingura nta burozi buteza cyangwa se butera ubutaka. Umubiri usubira mu bidukikije kandi byoroshye, ukabera ibindi biryo ibinyabuzima. Ntabwo byanduza ikirere. Kandi guhamba ku gasozi, uretse muri uyu muco w'Abatibetan, ahandi hirya hanze y'uyu muco ntabwo ibi bintu babyumva neza. Nta nubwo ubuzi ngo uwawe ari hehe, uretse kumva ko umunsi umwe wamushyize ahantu inyoni zikarya. Ahantu henshi ni uburyo bwo gushyingura butemewe n'amategeko kubera ko byumvikana nabi mu buryo bikorwamo. Ubu ni uburyo bukwirakwiza cyangwa se bwakwirakwiza indwara igihe cyose uwapfuye yaba yararwaye indwara yandura cyangwa se ikwirakwira vuba. Ibi ni ibintu byabangamira isuku. Gushyingura gutya ntabwo wabikorera ahantu hose ubonye. Bisaba igice cy'isi gifite ubutaka bufite ubutumburuke ndetse n'ikirere gisukuye gihagije. Ariko kandi inkongoro cyangwa se za nyoni zijya ibyapfuye zikaba ari nzima mu buryo bw'ubuzima. Ni ubwoko bwo gushyingura bufite aho buhurira cyane n'imyemerere y'Abatibetan, ari nayo mpamvu bigoye ko bwafata ahandi hantu henshi ku isi. Hari n'igihe inkongoro zitajya umubiri ngo ziwumare wose uko wakabaye. Ibaze gusanga umuntu wawe hari ibice byasigaye zo zarahaze zimaze kudamarara zikamusigaho ngaho. Byaba ari ibintu bibabaje. Ni ubuhe buryo bwiza cyangwa se ni ubuhe buryo wahitamo bwo gushyingurwamo? Kubera iki?
uburyo bwiza kenshi bivuga ko burya washyingurwa mu buryo twigeze kuvuga bwitwa biodegradable burial, aho umuntu bamushyira muri casket ibora nawe akabora, hanyuma aho yashyizwe hagaterwa igiti. Igiti kikaba urwibutso, igiti kikaba ikimenyetso cyangwa se urwibutso rw'uko yazukiye mu giti. Dore impamvu: ni uburyo burinda uburozi, nta nubwo busaba amafaranga menshi, kandi bujyana n'uburyo kamere isi ibayeho mu bihe turimo, dore ko ijambo ryitwa ibidukikije rifite uburemere. Ubu ni uburyo bwabasha gukoreshwa na bose. Ku bantu benshi, igitekerezo cyo gusubira mu butaka mu isi ko ariho twaturutse bisa nkaho ari igitekerezo cyiza ugereranyije n'ubu buryo, ndetse cyumvikana neza kurushaho, ndetse abantu benshi babyumva vuba. Byoroshye ingengo y'imari. Ni naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Inshuti mwari mudukurikiye, hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze iki kiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora, andika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi. Ntiwibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi mubana mu magroupe. Njye nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe munshyigikira, naho ubutaha.